Rayon Sport abakunzi bayo bavuga batari ko iriya miliyari ko twayumvise tukabatora umukinnyi kipe tibwira batanazi bimeze umukinnyi wo kujya mu kipe ya miliyari ko twumva ko miliyari bayemerewe ariko tukaba tutumva igura abakinnyi bo kujya mu ikipe ifite agaciro yabonye miliyari. Ejo nibwo twavugaga tuti biranashoboka ko rwose bamwe mu bakinnyi baganiraga na Rayon Sport bakica ibiganiro cyangwa se bakava mu biganiro, benshi babaga banavuga ko nta mafaranga ifite, ariko ubu ngubu amafaranga arahari. Biranashoboka rwose ko atari yambwiye niba ari cyo koko ko ari wowe wagiyeyo niba ari byo koko ngo ko miliyari bazatangira kuyikirigita mu mwaka utaha wa muntu ngo bazabanza ko twabigarutseho ko ari 2023 2026 kandi amasezerano asanzweho azarangira muri uyu mwaka mu kwa 10 ubwo ni ukuvuga ngo miliyari bazatangira kuyikirigita, ariko buryo upfa kuba wasaba sinakubwiye ni uriya ntabwo bayiguha. Sinakubwiye ni uriya mugabo wo muri Skol yumvikana cyane na perezida wa Rayon Sport yanamuguriza apfa kuba yayisinya kuko bagiye gusinya nawe ati ko numvise ushaka ibintu byo kwegura nigeze kubyumva mu minsi itambutse, uragenda cyangwa urahari? Ati ndahari. Ahubwo ati yo nsanga ugenda ntabyo nari gusinya, ati yaba atari wowe ntabyo nari gusinya. Mukaba mwemeza ko ashobora kuba yafata ideni rwose akavuga ati ya miliyari bazatangira kumpaho mu kwezi kwa 10 bapfa kuba basinya. Ubwo rero iyi Rayon Sport nyuma yuko umunyakameruni bari wavuze Mani Ikre Rayon Sport itamubonye, hajya Rayon Sport yemeza ko ariyo yari yamutumye hora cyangwa nundi wenda yavuze. Rayon Sport nta kintu yigeze itangaza mu buryo buri official. Ahubwo nyine abafana bayo nibo bavuga bati kuki umuntu mu murinkinga na Rayon Sport mubwiwe n'iki ko Rayon Sport ntacyo ubuse Christian yabigeze babitangaza. Transferi umuntu atangaza mwasinye nyine. Rayon Sport Christian Ishimwe ariko baravuganye nyine abafana bajye babyumva ko muri transferi uvugana n'umuntu nawe ari kuvugana n'abandi, sino kugutenguha nawe ajya aho yifuza, aho hari byinshi ibyo yifuza mu kazi kose, ni nako bigenda. Aha rero umufana we yakubwira ati se Rayon Sport igeze itangaza ko imushaka, nta kipe igitangaza ko ishaka umuntu kereka iyo yanditse mu buryo buri official wenda iyo baruwe ikaboneka. Rayon Sport rero nayo yaramushakaga ariko ntabyo yigeze itangaza. Ariko ngiye ikintu nabonyemo muri iri soko ry'abakinnyi, ikipe nyinshi nibyo kuko zaranaguze ariko ubusanga zitarabaha amafaranga. Aha ngaha rero uzi kudiringa neza akemeza umukinnyi aramusinyira, yamaze gusinya byagorana kuyamuha, yamaze gusinya byagorana kuko haragiye baba baremeranyijwe ngo uzatangira shampiyona nyaguhaye kandi shampiyona ntiratangira. Rayon Sport rero ngo ikaba iri gutereta nyuma yo kubura ibyo byo muri Cameroon. Yavuze ati n'Inyagasambu rirarima, reka twigabe Uganda turebe ko twahakura rutayizamu umwakaka waruta n'uwo muri Cameroon, kuko we tuba tuvuga tuti yakinaga ahangaha yatsinze ibitego ibi n'ibi, ukaba ari ibintu wabona mu buryo bworoshye bitandukanye wenda n'uwo bavuga ngo yakinye hariya wambwe ngo ni muri Colombe, ikipe yitwa Colombe, ukaba utayizi aho ngaho agenda anyura muri Misireri Makasa, wenda ntumuheruka, wenda yigeze no kuvunika, mbese wanyuze ahantu henshi. Muri Makasa akabayo nta gitego asinze mu mwaka wose yamaze. Abwo arakemango rero Kigali ubwo yapfunyikiwe kibiribiri, nta gitego na kimwe yatsinze mu ikipe ya Misireri Makasa zishize ntacyo. Ngo bwaje kuyamba Kigali. Rayon Sport rero yo ngo ishobora kuba iri gutekereza witwa Cromwell Awatomio, Cromwell Awatomio ukina ikipe ya Uganda, wakiniraga ikipe ya Uganda Revenue Authority. Uyu ni umwe muri ba rutayizamu bafashije ino ekipe ya Yura cyangwa Uganda Revenue Authority mu mwaka ushize w'imikino, ari mu bakinnyi baba rutayizamu ekipe yagenderagaho. N'umukinnyi ufite korap imwe muri ekipe nkuru ya Uganda Cranes cyangwa se muri ekipe y'igihugu. Imyaka ni 24, akunda kuza muri za preselection nyinshi. Imyaka ye ni 24. Niwe rutayizamu Rayon Sport yifuza kugenderaho, Otomio Cromwell. Ariko ngewe bene nk'uyu nguyu yavuzweho ngiye ndemera. Uti gute impamvu wemera ni iyi? Nuko abantu bakunda uvuye ngo yego avuye muri Nigeria ngo ni ikigabo gifite igitako ngo ni mwene wabo na Adebayor, ugasanga niwe bantu bishimiye. Ariko bene uyu nguyu yo hirya hangaha uramutse umuguze statistique ze nyine tuzibona umukinnyi
uri muri ba rutahizamu ikipe ya Uganda Revenue Authority yagenderagaho. Ariko ikibazo kikaba ngo ese Rayon Sport ntihari igihe izavuga gusa ntishyire mu bikorwa kuko ngo ategerejwe inaha muri iki cyumweru. icyo nacyo ni icyo kwibaza, ariko ugendeye ku byo ubuyobozi bwavugaga ngo abakinnyi bagiye kuza n'umutoza aravuga ngo muri kiriya cyumweru hari bizaba byatangiye kujya ku murongo, kuko ubu nka Eric Mbirizi we ari kumwe na Tanzania muri CHAN, ari kumwe n'u Burundi muri Tanzania muri CHAN, ashobora no kudakina indi round akaza kurangizanya na Rayon Sport, kuko urumva iyo yamaze gusinya Rayon Sport byemewe ntabwo aba akiri umukinnyi wa CHAN mu Burundi. We rero ashobora gukina match ebyiri hanyuma agahita azi Kigali, ntazakina indi round. Urumva yaba ari uwa mbere kugeza ubu ngubu ku isoko ryo hanze ni Rayon Sport gifite Seno nk'umunyamahanga na Osaruwe warumenyerewe muri shampiyona yo mu Rwanda. Ku isoko ryo mu mahanga ushaka wavuga ko bataratangira, kuko na hari ingingo yavuze ko yasanze Osaruwe baramuguze, nangwa arashaka batanu bashaka batanu b'abanyamahanga b'imyakaka Cromwell Tomio rero ngo niyo bashobora kuza guheraho bakagenda bashakisha n'abandi, ariko nkuko nabigarukaho ku munsi w'ejo ngiye cyo nemera n'umunyezamu w'umunyamahanga ngo bari kumushakira hasi hejuru. Nibyo nakubwiraga, isoko ry'abanyamahanga ryo riba ryagutse, ntabwo ari nk'iri ryo mu Rwanda ryo gusakuma ukubita ubangura uvuga uti hato Kiyovu itamujyana, Mukuru itamujyana, APR itamujyana, n'ibitangazwa ko mushaka arahita haza indi kandi niwe wenyine ku mwanya we. Ariko ahangaha mu isoko ry'amahanga iyo umuburiye muri Uganda ushakira Burundi, wamuburiye Burundi ugashakira Kongo, wamuburiye Kongo ugashakira muri Tanzania cyane. Icyambere ni ukurambagiza, ariko ukarambagiza neza utagendeye kukuba yego n'abagenti wabagenderaho nibyo koko, ariko ukabanza ukikorera ubushakashatsi bwawe. Ko bashwanye na Rayon nose se uko bayiba hari ikindi barashwanye rwose. Ariko se fure nk'ubu ufite uri umuyobozi w'ikipe ukaba ufite umwagenti yarakuzaniye abakinnyi batanu bose bakaba abantu nta kigenda bose bakaba nta numwe yakubyara umusaruro, uwo muntu wundi bukwiriye gukomeza gukorana nawe. Hari igihe umwagenti aza n'umukinnyi umwe akamugenderaho, kuko ari uwitwa Gakumba ninde supermanager sha yagiye kuri dosiye ya Simba agaragara muri Tanzania abiriraho, agenda azana ngo bakarekezi yiva akazavuga ngo ikibazo cy'amavubi kirakemutse, agakora test ahantu hose, aza ajyana muri Musanze. Wa mutoza yahaye Musanze we arajya muri Gasogi. Yari umuswa cyane, yari umuswa cyane rwose, sinjya pfa kuvuga ngo umuntu n'umuswa. Na Peter bagiye mu kibuga bagakina, na Peter yari kumurusha. Yari umuswa rwose. Kuku Rayon Sport ikindi ngo ni umunyezamu n'ubundi ngo ntabwo barashirwayo kuri Nahimana. Nahimana Jonathan ngo ntibarashirwayo, hari ingingo aregera komite kamwe atari kusa umunyezamu w'ibyo bifaranga, hari ingingo akabasobanurira dukeneye umunyezamu uzagera ahantu hasabwa. Oya umva ahantu ibintu bikomera bya bindi bavuze ngo iyo bigeze kuri fagitire ninde bavuga abanyekongo combo musikira nkeneye umunyezamu byanga ahantu hose kuri adversaire n'umunyezamu bikanga. nibyo nari ngiye kukubwira, nubwo ngarutse inyuma, niba hari ingingo yaravuye muri Kiyovu Sport akarambagiza Serumogo wenda bikanga, akahakura Gasongo bigakunda, kuki atatekereje kuri uwo munyezamu muvuga ngo wafashije Kiyovu witwa Kimenya bose? Ahubwo Kimenyi yavuzwe mbere yuko hari ingingo asinya biri official. Amakuru dufite nuko yagiye yaravuga ati ubwo ngubwo niba mumushaka mubage mwifashe ngiye turabisikana. Rayon Sport rwose gatangiye no kuganiriza Kimenyi na sezi tararangira. None tubiga wari kubwo n'umuntu wenda washaka kumutwikira wamudiri. Muri abasanga harimo nk'umuntu wamudiringiraga washaka kumwohereza muri Rayon Sport kugira ngo aza ariko rwose Kimenyi sinakubwiye uburyo muri Senegal Olivier yabaye nk'uvunika Kimenya akajya kwishyushya ahantu nareberaga umupira bose bakavuza induru. None se dusesengura ko kantu, niba umutoza yaravuye mu ikipe mukaba muri kuvuga ngo umunyezamu ngo yarayifashije kandi atarongera kandi adahenze, hari ingingo akaba atatekereza mu kuvuga ngo reka nibazane Kimenya agatekereza umunyezamu w'umunyamahanga, ubwo nta kantu mwumvamo. Ngo arashaka Nahimana Jonathan, ubuyobozi bukamubwira ngo ayo mafaranga ni menshi, akabwira ati
uwo nguwo hari menshi asevinga, ariko hari igihe ujya kugura abakinnyi ba make ugasanga aragutsindishije, ni hahandi utakaza miliyoni ujya gutegura mace ku munyezamu kuko umuzi kugira ngo agume muri mace, ariko wazana wa wundi uhembwa ibyo bibiri, icyo cyatanu akakugirira akamaro, akaguhesha cya gikombe, akiyuzuriza stade kuko barabizi ko ahari. Erega umukinnyi wa menshi ariyuzuriza, nibyo twavuga kuri Ronaldo. None Ronaldo arihemba, none abantu ntibaza kumureba se nyine. None se niba uvuga ngo umunyezamu yanzwe n'iyi Kiyovu, ubu abafana bajya kuri stade bavuga bati Imana itubabarire uriya munyezamu noneho uyu munsi 90 ishire nta dega imitima idiha, icyo gihe ubuhombye amafaranga. Hari n'abazavuga ngo ngiye sinjye kuri stade hari muri uriya munyezamu. Sibyo nakubwiraga se na Juvenal naramuka yongereye amasezerano Kimenyi ashobora kuzahura nayo imbogamizi muri mwaka utaha. Abantu bashobora kuzavuga batapo niba ari Kiyovu ifitemo Kimenyi mu izamu ntago ndi bugeyo. Iyo utagiyeyo rero ubuhombye. Grade ni uruganda rukora ibikoresho bya electronique rwabibegereje hano mu kijyanye nabo ba agent. Aho bishobora kuba bivugwa ko nk'umu agent ashobora kuzana abakinnyi nka bane mu ikipe, akaba atari turufu yo kuzakina, atari turufu yo kuzakina neza, ahubwo ngo bashobora rimwe na rimwe kuba banakwifashishwa muri ibi bintu bya fixing bya fixing nabyo bijya bibaho, bakoreshwa atari n'umutoza akabikora, akaba bumvikanye ku ikarita y'umutuku i Buruseli bayishyiriyeho agomba kuyirya byanze bikunze. Rego uzi iyi period abantu bishimiye ko champion umunyezamu agahiga ikarita y'umutuku kuva mu gice. Ari umusifuzi igiye kumbwira ngo ngiye hari igihe umukinnyi anyakaruje nkabibona, nkamwa ntigenda ntayo nguha, ndakwiyamye ntayo nguha, subirayo. Umunyezamu agahiga ikarita y'umutuku mpaka ayibonye. Ariko nanone hari igihe ibyo nabyo byifashishwa. Mutaramaga karabira umupira muri box se wamubwira ngo ndakwiyamye ntayo nguha, urayine biba byara. Erega nawe hari amakosa adakora. Oya hari uwo washakaga guhabwa ikarita, umusifuzi arayimwima, bigeze aho umukinnyi aragenda kocora undi. Umusifuzi aravuga ati se amutera ingumi, nabwo ndayimwima, ava mu izamu aragenda arayimukubita ku murongo hirya mu kibuga hagati. Ati bose ubu nabwo ndayimwima ko rwose nanjye nigenje.